iri shuri rwose atasemereza amabarayo biranga barakibura barayo birakomeye kufra zamukana umupira Zizibasane Kuranya acika umudefanseri wa Etincelle agana mu rubuga rw'amahina ari kwitarangiza gahunda. Uyu mwana nawe aramubwira ati ntabwo wancika uko wishakiye, aramuserera akamutereka neza neza hafi y'urubuga rw'amahina. Kufra ikipe ya Rayon Sports ni karita y'umuhondo ku ruhande rwa ekipe ya Etincelle kabisa. uyu mutipe Kamana Ishimwe Yves akubiza icyo bita takre ataro bita Kuranya yaramwinjiriye rwose, akinnye neza Yves, akinnye neza cyane Yves, iyo mucika yarinjiye mu rugo rw'amahina byari bigiye kuba bibi cyane kabisa. Forum mwanya yarahagaze imbere y'umuzamu avuga ati anatayiminga neza amukandagira ataragera mu rugo rw'amahina kabisa. birashyushye umuriro ari kugishaka kubura hasi kubura hejuru. Atansiyo Kufra ikipe ya Rayon Sports iri imbere gato cyane ku ruhande rw'iburyo ugenda usatira neza hafi y'umurongo wa penaliti kabisa. aho ngaho ajya kwitera Ndayishimiye Richard mu ruhande rw'iburyo. abadefanseri batatu ba Etincelle nibo bagiye ku rukuta, ba myugariro batatu ba Etincelle. Richard tansiyo kona Aimable aramubwira ati kuki ushatse kwitsindira, hari abakinnyi bagera muri bane dusanga dutsindisha imitwe ntudupase. Richard avuga ati ntabwo kabisa. kona ikipe ya Rayon Sports uwo bita Aimable yavuga ati uzamure tuwushyire ku mitwe hano, kandi bari bonyine ariko nanone abasore bari muri Abdu papi ni barebare cyane. ndabona uwo bita Adama Bagayogo araza mu kanya. Kona ikipe ya Rayon Sports, ariko mbere yuko atera Muhire Kevin arabanza afunga rase z'inkweto, arongera arahaguruka ku kona ikipe ya Rayon, kona ikipe ya Rayon Sports. Muhire Kevin arayizamura, papa ukuramo nanone kona Rayon. uburebure bwa papi ni atu ikomeye cyane, ni avantage ikomeye cyane ku ikipe ya Etincelle. kumutsinda n'umutwe biragora. kona barayitera imbere zo mu biro cyakomeye kuramo Etincelle bakiza izamu. Perugaruka kwa Bugingo Hakim, atansiyo asubiza kwa Kuranya. Zizibasane Kuranya arazamuka yirukanka, Bugingo Hakim ariko serebuka umupira bawukuraho Etincelle. umupira arengana kurengurwa na Rayon Sports agicuritse. iminota 61 Etincelle ubusa Rayon Sports ubusa. Claude Action College iracyari irambuye amaboko n'ibiganza kugira ngo ibakirane yombi. mujye kwiga imyuga itandukanye, gusuka, kudoda, mekanike automobile. n'abambere cyane mu kwigisha indimi n'abahanga byahamye. Action College ni ishuri ryiza cyane kabisa. nawe aho uri ugomba kujya kwiga muri Action College. permis provisoire nikora rimwe, icyo wize cyose muri Action College baguha certificat ihamya ko ubwo bumenyi uba ufite. Action College rero ntawe utsindwa, ikorera Chic, Remera, Nyabugogo, Kicukiro, Musanze, Rubavu ndetse na Kayonza. hose ari amacumbi y'abahungu n'abakobwa kandi meza cyane. basange hose aho bakorera, basure ku mbuga nkoranyambaga ni Action _ cyangwa se akarongo College, cyangwa se kuri YouTube yitwa Action School Rwanda. wahamagara na 0787 17 98 6 cyangwa 0787 7 2 4 6 2 ni ya Action College kabisa. Atansiyo bariyo baracahanahana imbere zo hanze. Kuranya Kuranya araryama kabisa, akora icyo bita spear. yaryamye nk'umwambi rwose kabisa, ashyiraho umutwe ariko nanone Forum yari yasose, yari yatinye cyane cya Forum. Adama Bagayogo akaba agiye amasimbura Iraguha Haji. Adama Bagayogo umukinnyi umushusho w'abareyo cyane rwose, cy'igipeti kabisa, ku moso nziza cyane isize ikimura aba yasaze. Attention, hanyuma reka turegongana n'umutwe kompera basubiza inyuma gato cyane neza cyane kana mugere uruje. hanyuma Rayon Sports Iraguha Haji n'ufite byinshi afite bitatu.
Yego. Adama Bagayogo ugiyemo afite 2 aranganya na Charles Barano afite 2 Folunganye Folunganye. 2 Aimable kimwe Youssou Diagne kimwe hanyuma Etincelle rero sasa imaze kwinjiza ibitego 4 yego igitego cya Nsabimana Hussein imbere zo mu birakomeye Terekamo Folunganye all the way from Senegal. Wabita Bagayogo afata umupira muri box arawusunika wigize imbere arawushuma wabita Pape Rwana nawo ngo umukureho Bagayogo ashyiraho ikwisi araryama umupira atanga pase wabita Folunganye na kinekoze yari ari muri box muri kare neza cyane imbere y'umuzamu akoza ikirenge rwose Terekamo bounce cyane ya Rayon Sport kimwe Folunganye kimwe pase assist nziza cyane ya Adama Bagayogo kabisa pase nza cyane Adama Bagayogo tukivuga duti uyu nguyu ni umushushu w'abareyo agiyemo ahita byerekana akazi gakomeye cyane afashe umupira arexplosa araturika nka ya bombe bita Moab mother of all bombs araturika arashwanyagurika yinjira muri box ashaka ko amukoraho kugira ngo aryame banga kumukoraho akomezanya umupira ashaka kugera muri kona byibuze neza ku murongo hafi ugiye kurenga arawuhindura muri box muri penalty asanga Folunganye atsindisha ikirenge cy'ibumoso byari bikomeye. Reka turebe imbere za murubundi atansiyo reka turebe aracyacengacenga Adama Bagayogo bamukuraho umupira uragenda urarenga ariko ni kufra bw'ikipe ya Rayon Sport Claude iminota 68 Rayon Sport kimwe ikipe Etincelle ubusa abareyo barahaguruka hano bakoma amashyi ndabona abasaza bitwa ba Mutsinzi muze Mutsinzi hano bavuga bati timu bati timu rwose izaturwaza cyangwa se uwo bitarigani yari yabivuze agati Basane ndetse na uwo bita Bagayogo bamubona kuri benshi bajyamo bagahindura ibintu. Basane arimo aragora cyane abadefanse b'ikipe ya Etincelle, Bagayogo nawe arimo araba umukinnyi mwiza cyane ariko kumana umupira no kuwutindana ariko nuko rya tegeko rya FIFA ryatugonze. Yego ubundi nk'iki cya Folunganye twakagombye kucyatakisha mu Mavubi biteye ubwoba bya bintu by'abataka igihe twayigiye abataka iki cya Folunganye twakagombye kukijyana mu Mavubi. Mu gitondo naze mbwira Frank uvuye abafana ba APR Frank Jangwane namwe ni Jangwane rutayizamu wa Rayon Sport bita Folunganye yavuga ngo first 11 ba Rayon Sport combined n'aba APR ngo n'abakinnyi ba Rayon Sport babanzamo barakoze 11 combined. Ndamwani nta rutayizamu muri APR ndabona umeze nka Folunganye kubera ko nyine urumva ba rutayizamu afite Mamadusi ndetse na Victor Bawoma ntabwo barabona ibitego nk'ibyo Folunganye arimo aratsinda. Iyi ni match ya gatandatu ya Folunganye yarafite ibitego 3 muri shampiyona, yarafite 2 kiri cya gatatu kiri cya gatatu amaze gutsinda ibitego 5 mu mikino 6 hari imikino 2 yakinnye ya gicuti ayibonamo ibitego 2 uvuga ngo afite ibitego 5 muri match 6 ariko match za competition umuntu waguze uyu Musenegal azi kureba abakinnyi ni rutayizamu afite ikibazo cya fitness arwaye aravunitse ariko ni umukinnyi pe ni rutayizamu w'imbaraga uteye ubwoba. Iminota yamaze kwingaye Claude tujya kwamamaza iminota ni 70 harabura iminota 20 umukino ukarangirira cyari myinshi. Kipe Rayon Sport kimwe imbere zo reka turebe yari yongeye Folunganye ariko atanga agapira gato muzamara agafata Senyolo Denis
Salah. hatari kabisa, akanyenyeri 240 urwego kabisa, igitego miliyoni ibiceri 300 byawe bishobora kubyara umusaruro rwose, biterekeho ku kanyenyeri 240 urwego, ibiceri 300 bishobora gutuma utsindira miliyoni mu cyo bita igitego miliyoni, uzanirwa na Inzozi Loto. Tsinda dutsinde, iyo ukanze akanyenyeri 240 urwego ahitamo rimwe, wishyura amafaranga 300 itike imwe, ukaba umwe batsindira miliyoni uyu mugoroba, kubera ko saa 2 z'ijoro mu kanya haraza kubatombora, wabona ari wowe utsinze. Gerageza ukine token nyinshi kugira ngo ube umunyamahirwe wo gutsindira iyi miliyoni, nirya nawe. Hanyuma agashya buri wa gatatu, iyo ukinnye itike wongezwa indi y'ubuntu, bityo amahirwe yawe yo gutsinda akaba ariyongereye. Igitego miliyoni rero hamwe na Inzozi Loto n'ukanda akanyenyeri 240 urwego, abatsinze bamagarwa saa 2, bumwe mu banyamahirwe rwose. Uko ukina token nyinshi uri umwe mu banyamahirwe bazatsindira 30 muri iki cyumweru rwose, ukamererwa neza cyane. Iminota ni 72. Claude, kimwe cya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Etincelle. Abareyo stade yose bayujuje amatoroshi, bacanye amatoroshi, stade bayigize ikirugu, barazamuka Bareyo, arashyira ruguru Adamabagayogo, imbere zo Oto, umupira barawurenza no kurengurwa na Rayon. Stade yose barayitigisa, Bareyo bacanye amatoroshi, stade bayigize ikirugu. Atansiyo agatompera no kurengurwa n'ikipe ya Sport ku ruhande rw'ibumoso, bugingo akimu BH 24 PH24 urenguro gonga n'umutwe papera abasumba, arongera arawurenza nanone no kurengurwa na bugingo kabisa. Attention ho barazamuka, Jean Marie Vianney arazamuka aguruka, imbere zamu rya Rayon birakomeye. Attention, yaraririye, bacanze Rayon bari bayishyuye, ariko bitatsera aravuga ati mwaraririye, baracanga igitego cya Etincelle. Abirubavu bari bishimye, abafana ba Etincelle bake bari hano bari bahagurutse, ariko umusifuzi bita Thierry wa kabiri hariya ashusha kibendera, arazamura kabisa awevinga icyo bita flag, aravuga ati yaraririye kabisa. Hanyuma rero mukomeze mukurikire uyu mukino, munaganira kuri uyu mace, muyiganira ariko mufite n'akantu ko gusoma kamera. Abantu bataramiye baricara bagasoma akantu bakaganira, kungurana ibitekerezo bikagenda neza, abantu bakasabana, bakaba anaryoherwamo gake gake ibiganiro n'ibindi. Abantu badafite izi produit za Kasesa kuri uyu muhanda wa Nyamirambo, yego rwose amafaranga y'uyu mugoroba arabacitse. N'uyu Mureyo bikomeje gutya kuko Etincelle yasaze akayitsinda gutya, ariko rero iramutse itsinze iyi match nta produit za Kasesa, Bareyo bamurambwiye bati Kasesa turi mu kazi. Kasesa Distributors Limited turi kumwe. Attention turebe ikontakt, ariko turebe kuranya razamuke uto imbere y'izomu rya Etincelle, shoto ariko ushota mu rukuta Adamabagayogo biranga. Kasesa yaje gutabara itodegaje vuba. Ikipe ya Etincelle yacuritse ikibuga hano, abareye imitima iri kudiha hano, se barota umukino urangira. Iminota 4 bongeyeho. Claude, haracyabura ingahe? Haracyabura umwe n'igice. Attention, kuraho byigana arotwara Jean Marie Vianney, kuraho, arahagoboka neza cyane Ndayishimiye Richard. Attention, arayipasa kuranyo, yipasa muremure umuzomero w'umutongo Azizi kuranya Basane, yarabonye agapira keza kabisa. Yewe yipasa muremure muzamu aramutanga, arawutumbagiza uyu muzamu yitwa Dennis Omusajjagwe, anayitwa Dennis Senyondwa, arizamukira Adamabagayogo. Amasegonda nyuma y'umukino, abareba barashaka icyo kabiri. Keve Muhire aragoposo Morengo mubana muremure, monami iminota 4 bongeyeho yarangiye. cyari igitego pe, nanjye y'amashusho ndimo ndayareba. Ilikuwa bao kabisa. Bya bindi se ngo inkoko yo mu cyaro ngo itabikira mu mujyi.
jogo la shamba haliwiki mjini, niko Abaswahili bavuga. Jogo la shamba ntabwo haliwiki birarangira mjini. Etincelle imbere y'izo bari bazi ko ari kona, ariko n'ubundi wa musifuzi w'igitambaro witwa Thierry wanze igitego cyabo nanone aravuga ati ntabwo ari kona, umupira no gutereka imbere y'izamu rya Rayon Sport. aba basaza ba Rayon bubahwe bari mu kazi. Match 6 win 6. Match 6 win 6 kabisa. abareba batangiye guhaguruka, batangira kugoma amashyi. ni amasegonda ya nyuma, iminota bongeyeho, umukino nawe urangije. umukino ukaba urangiye. abakinnyi bose ba Etincelle bagenda birukanka bagana umusifuzi w'igitambaro bamubwira bati nkawe kabisa wigiye gusifura. bamwuzura ari benshi cyane bati kutwiba bikumariye iki, ariko ibyo bareba niba byitayeho. amanota yabo 3 imbumbe baracyuye. Rayon Sport igitego kimwe, ikipe ya Etincelle ubusa. igitego cyatsinzwe na Forunganye. ubu rero tuvugana Claude amanota yayo 20, sibyo? 20 barafite 17. Reyes 20 ku mwanya wa mbere. Isikaba amanota 20 arusha Gorira amanota 2. Gorira ifite 18, ikabisa 5 Polisi, urumva. hanyuma ubwo igeze 20, APR nyine n'ibirarane byinshi byayo iracyari ku mwanya wa 13 n'amanota 7. ubu no kuvuga ngo Rayon iri kurusha APR amanota 13, nubwo ikipe ya APR gifite ibirarane byinshi. abakinnyi ba Etincelle birunda ku basifuzi bavuga bati ibintu mudukoreye Imana izabaha ijuru. akaba rero ari uko birangiye. Claude ibirori bya ruhago mu kanya gato cyane, minota 3. ni amakuru mu kinyarwanda kabisa kuri radiyo Rwanda. ubwo rero nguko bigenze, amanota 3 abareyo aryo bavuga ngo bayakesha Rusengo. bayakesha Rusengo. bon weekend rwose, mwiryohere muri weekend. mugende mwiryohere bareyo. aya manota mukwiye kuri Etincelle ashobora kuzabasunika akabafasha pe, kuko yari yabakanze ngo tuyaba nwigirije, ariko birangira mwekanye amanota 3. reka ngushimire Claude, wakoze cyane Rugangura Axel. yes. reka rero dushimira mwese mwateze amatwi radiyo Rwanda kuri mukino twabagezagaho mu kanya gato cyane. n'abakuru mu kinyarwanda kuri radiyo Rwanda ni 2:00 nkuko twababwiraga. mukomeza kugira weekend nziza, mukomeza kugira umugoroba mwiza. bye bye.